Nshuti zanjye bene data aho muherereye hirya no hino mu mpande z'isi, mbifurije igitondo cyiza cy'umugisha, ubuntu, amahoro biva ku Mana Data wa twese bikomezwa kuba kuri mwe mwese ndetse n'abanyu bose. Tugiye rero kuganira amagambo atari maremare, ariko mbere yuko tuganira reka tubanze twiragize Imana. Data wa twese utuye ahirengeyeho mu ijuru, tugushimiye ko udukunda, tugushimiye imbabazi n'ineza utugirira, tugushimiye imigisha uduha, tugushimiye by'umwihariko uburinzi bwawe buhora kuri twe. Habwe ikuzo Data. Muri iki gitondo tuje imbere yawe twahindanijwe n'ibyaha byacu, tuje twambaye ubushwambagara. Data, dutinyutse kuza imbere yawe nubwo turi babi, kuko tuzi ko ari wowe ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kandi wavuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Uwiteka, turakwinginze ngo twese abo waremye mu ishusho yawe utubabarire gukiranirwa kwacu kose, uduture imitwaro y'ibyaha twikoreye, utwambure imyambaro y'ubushwambagara twambaye, utwuhagize amaraso washeshe Karuvari, maze utwambike imyambaro myiza, imyambaro yera. Nuko ukimara kuduhindurira imyambaro, udushoboze ntituzongere kujya kwivuruguta mu byaha ukundi. Mwami Yesu, twemerere muri aka kanya tugiye kuganira, utwoherereza abamarayika bawe bera burukire kubana natwe no kuturinda. Utwoherereza umwuka wawe wera abane natwe kandi adusobanurire. Data, uduhe kwita no kuzirikana aya magambo, kandi duheje kirogoye yose mu izina ryawe, ndetse hamwe n'ibyo tutagejeje intekerezo kandi byari ingenzi tubyambaje, kandi twizeye ko ubiduhereye ubuntu. Ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo tubisenze, urakoze, amen. Uyu munsi nifuje kuganira cyane cyane n'abantu barambagiza cyangwa abarambagizwa, ndetse no kwibutsa benshi ko igihe ari ingenzi ngo twirinde kugipfusha ubusa mu bitagira umumaro. Bakundwa, ikaze. Reka ntangire mbaza iki kibazo buri muntu: mbese hari ibintu byaba byarababayeho mukagera kwicuza? Birashoboka ko byaba ari byinshi, ariko kimwe gusa kirahagije, cya kindi kigenda kigaruka. Nge rero hari icyo nifuje ko tuganiraho, ariko mbere yuko nkigeraho reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 5. Haravuga ngo Imana yita umucyo amanywa, umwijima iwita ijoro, buragoroba buracya, uwo ni umunsi wa mbere. Yohana igice cya 9 umurongo wa 4 naho reka tuhasome. Haravuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Imana irema ku munsi wa mbere yaremye, yatandukanije umucyo n'umwijima, kandi ibiha amazina. Umucyo iwita amanywa, umwijima iwita ijoro. Muri Yohana, Kristo yaravuze ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa. Bivuze ko amanywa nayo gukora, mu ijoro umuntu ntabasha gukora. Kandi biturabona ko ku manywa abantu benshi baba bahugiranye mu mirimo itandukanye, byagera nijoro benshi bakaba bari mu rugo, bake gusa nibo baba bari mu kazi. Ariko kandi iki ntabwo nigeze nkimenya igihe nkimenye ni gito cyane gishize, kandi ntaramenya gutandukanya umucyo n'umwijima, amanywa n'ijoro, igihe cyo gukora n'igihe cyo kuruhuka n'igihe cyo kudakora. Nakoresheje igihe cyanjye nabi, kandi ikindi ngipfusha ubusa. Habwo ari njye nyine nzi ko hari benshi, kandi nzi ko hari n'abakiri gupfusha igihe ubusa ndetse n'abagikoresha nabi. Ariyo mpamvu muri iki gitondo ngira ngo twese twisuzume dukoresheje ijambo ry'Imana.
ushobora rero kwibaza uti nabaga nkora iki igihe napfushije igihe cyanjye ubusa, igihe nagikoreshaga nabi? Mu myaka yo hasi, ariko cyane cyane mu myaka y'ubuto, abakuru n'abato twese turabizi, haba ubwo uba ufite umuntu mukundana, noneho bitewe na rukuruzi ntabasha gusobanura umusore n'inkumi, bakaba bavuganye amasaha ya kumanywa, nyamara n'amasaha ya nijoro bakagombye kuruhukamo, bakarara bayaganiramo, kandi ari ugusubiramo amagambo bavuze, nta kintu gishyashya bagarukaho bageraho, kugeza ubwo ibitotsi bitacyemeye ko bakomeza kuganira cyangwa se telefone isimye. Ibi rero nabibayemo ntarakizwa. Ndafi kugira imyaka 20 nibwo natunze telefone. Icyo gihe nari mfite umuntu twari dutangiye gukundana. Najyaga mu kazi ku manywa muri pause tukavugana, cyangwa tukaza kwandikirana ama message asanzwe kuko WhatsApp zari zitarasa. Hanyuma ku mugoroba tukavugana bisanzwe. Nijoro rero cya gihe abantu bose basinziriye, twebwe akaba ari bwo twegura amatelefone tukavugana. Kandi ikindi habagaho amasaha ya nijoro iminota yaguraga make, cyangwa se hakaba n'ubwo nabyita ngo bibaye nk'ubuntu. Ibyo rero tukabyungukiramo. Twabyitaga inyungu, ariko byari igihombo. Ibyo twaganiraga ntabwo nabivugaho, byabaga ari amabanga. Gusa kenshi narakererwaga mu gitondo cyangwa ngatega mpenzwe kugira ngo ngere ku kazi ku gihe, cyangwa se byibuze nkererwe iminota mikeya. Ibi byabayeho kubera ko nari ntarasobanukirwa cyangwa umenye gutandukanya amanywa nijoro, n'impamvu Imana yashyizeho itandukaniro. Maze gukizwa naje guhindura uburyo. Nakundana n'umuntu mbona ko ari ngombwa ko tuza kuvugana mu masaha ya nijoro, ngashaka uburyo tuganira iby'Imana, ariko umwanzi ntabyishimire, bikarangira tuje kwisanga mu bindi biganiro. Ahari hari uwakwibaza ati, mbese ni icyaha kuganira n'umukunzi wawe nijoro kuri telefone? Yego, ibyibushye ni icyaha, ndi umugabo wo kubihamya. Nkiraha kandi ndagira ngo nibwirire urungano cyangwa abarambagiza n'abarambagizwa ko abamarayika ba Satani babana n'abamara igihe kirekire barambagiza nijoro. Imana iduha ubwenge bwo kumva no gusobanukirwa aya magambo. Gatongera ngo mvugeho mu ijoro. Benshi bararyitwikira nabivuze. Bamaraya bitwikira ijoro ngo babashe gukora umwuga wabo w'ubusambanyi. Abajura bitwikira ijoro kugira ngo babashe kujya gupfumura inzu z'abandi, kugira ngo babashe kujya kwambura abantu. Ku manywa mu rukerera nako bagataha butaracya, kugira ngo hatagira umuntu uza kubafata, uza kubamenya. Ijoro rero liberamo byinshi. Ahubwo tube maso, kuko tutazi igihe umwami wacu azazira, niba ari mu gicuku, niba ari ku manywa, igihe cyose azazira azasange tumwiteguye. Aho kugira ngo ube maso wibereye mu bigufitiye inyungu, ba maso mu gicuku usabana n'Imana, kuko ahangaha nta gihombo uzagira. Hari ikintu rero njya nicuza, kandi kugeza uyu munsi ni amasaha naraye kuri telefone nganira n'abo twabaga dukundana, kuko napfushije igihe ubusa, ikindi nkagikoresha nabi. Nyamara iyo igihe cyanjye ngikoresha niga Bibiliya, nsenga nganira iby'ubwami bw'Imana, cyari kumbera icy'umunezero n'ibyishimo. Ariko nari ntaramenya Imana ishimwe ko iminsi yo kujijwa kwacu yayirengagije. Ariko iyo tumaze kumenya, ntihakiri urwitwazo. Nshuti bene data munkurikiye, cyane cyane abari mu rukundo, ndabinginze ngo twese hamwe tuzirikane ko amasaha yo kumanywa ari ayo gukora, hanyuma amasaha ya nijoro akaba yo kuruhuka. Keretse kubakora amasaha ya nijoro, ariko nabo bakabaye bagize igihe cyo kuruhuka mbere yo kujya mu kazi. Kuko niba ugiye mu kazi utafashe igihe cyo kuruhuka, hari igihe ushaka ibintu bikongerera imbaraga, hari amakawa, hari n'ibindi bintu bitandukanye, ariko igihe umubiri uvuze ngo ndananiwe, iyo kawa ntabwo izagira icyo ifasha. Niba rero Imana yarashyizeho igihe cyo gukora n'igihe cyo kuruhuka,
reka twe gufata igihe cyo kuruhuka ngo tugihurizeho bya bintu byose dushaka, kandi n'igihe cyo gukora twagikoresheje turi kunaniza umubiri. Ejo hazaza indwara, usange turatangira dusenga tubwira Imana tuti Mana mbabarira unkize. Tujye tunareba uruhare twagize mu bintu bitubaho n'uruhe, kuko hari indwara nyinshi tugira twabigizemo uruhare, twarangiza tugatakira Imana. Ni inyembabazi ni by'ukuri, ariko navuze ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije. Uyu munsi dushaka uko twamenya ibinezeza Imana yacu kandi natwe bikatugirira umumaro. Nibwirire n'abakundana, mumbabarire muze kumbwira niba cyagiye mufasha umwanya wo kuvugana nijoro, hari ikintu gishya muganira, niba atari ugusubiramo amagambo mwagiye muvugaho kenshi, niba kandi se hari icyo mwungurana. Hari icyo nabonye gikunze kubaho mu gihe ku bantu baganira nijoro, habaho umwe unaniwe kubera umunaniro ntabashe gutega mugenzi we neza amatwi, hanyuma ibi bigakurura ikintu cy'umwuka utari mwiza hagati y'abantu bakundana. Nigeze gukundana n'umusore, hakaba ubwo duhana gahunda yo kuvugana nijoro bitewe n'uko twakoraga amasaha atandukanye. Noneho igihe twahanye cyagera tukavugana, nyuma y'iminota 10 akaba atangiye gusinzira. Ubwo nkarakara ngo ntiyampaye umwanya cyangwa ntabwo nyitayeho. Nawe bwacya akabyuka yisobanura kandi asaba imbabazi, kandi mu by'ukuri nta kosa yabaga yakoze, ahubwo twembi twari tutarasobanukirwa igihe cyo kuruhuka n'igihe cyo gukora, kandi ngo twihe intego n'iryari tugomba kuvugana n'iryari tugomba kuruhuka. Tekereza nawe kuryama saa 2 za nijoro, ugahita wegura telefone ugatangira kuvugana n'umuntu, mugatandukana saa 7, saa 8, saa 9 cyangwa saa 10, nyamara mu gitondo saa 9:30, saa 2 ugomba kuba uhageze mu kazi. Ariko mbere yaho ugomba no kuba wamaze kwitegura, wafashe n'urugendo wagiyeho. Ibi bintu ni urupfu, nuko tudahita dupfa uwo mwanya, nyamara umuntu agenda buhoro buhoro. Nshuti zanjye, ni mutyo niba hari abakirara baganira kuri telefone mu mwanya wo kuruhuka, habaho kwiha intego no kuyigenderaho, kandi dukoresha igihe neza. Telefone y'igicuku si igaragaza urukundo, cyangwa se na zindi za buri kanya buri kanya. Telefone kandi ntiyacunga umuntu, cyangwa se ngo itume hatabaho gucana inyuma, kubera ko muri iyi minsi Satani afite amayeri menshi. Nigeze nganira n'umusore ambwira ukuntu yakundanye n'abakobwa batandukanye. Muri abo hakaba harimo abashakaga kwirira iraha, abashakaga kwisohokera, kwirira ubuzima. Abo rero kwitaba indi telefone ntibyababangamiraga, maze uwo musore agahamagarwa n'uwo yavugaga ko akunda kurusha abo bose, akamwitaba ari kumwe n'abo bandi bashaka kurya ubuzima, akitwara nk'aho ari wenyine, nk'aho ari umwizerwa, nyamara bihabanye cyane n'ibyo arimo muri uwo mwanya. Ibi ntabwo bikorwa n'abasore gusa, kandi n'abakobwa barabikora. Andi mayeri ni uko hari amakode ariho umuntu ashyira muri telefone, hanyuma bitewe n'uko adashaka ko umubuza amahwemo akayishyiramo, akagenda agakora ibye, akakubwira ko telefone yagize ikibazo cyangwa umuriro washizemo, hanyuma yabivamo akaguha umwanya. Telefone rero ntabwo ishobora gutuma urukundo ruryoha cyangwa rukomere, ahubwo umuntu. Ahangaha tuzirikane ngo bya bindi dukora tuzi ngo hari abantu batatureba, Yozefu yabisobanukiwe neza ubwo muka Potifari yamubwiraga ngo ngwino dusambane. Abandi bakozi bose bagiye, ninjye nawe dusigaye. Ariko Yozefu yibuka ko ijuru ridakingwa, ridahishwe ikintu na kimwe. Yibuka Imana ya se, uko yabanye na se, n'uko ibanye nawe,
aravuga ati nahangara gute gukora ikintu gisa gutya mu maso y'Imana. Ijuru rero ntabwo risakaye, kandi abo mu ijuru bareba umuntu uri ku isi n'ibyo akora nk'aho ari we wenyine uyituyeho. Cyagiye rero twibwira ko abantu batatureba, tuzirikane ko hari Imana itureba. Ibaze rero kwigomwa ibitotsi byiza bya nijoro ngo uri kuri telefone maze bikazarangirira mu marira, n'agahinda gakomeye. Nyamara uyu munsi tubasha kwirinda. Ikindi kandi turasabwa kugira amahitamo meza no kwemera kuyoborwa n'ibyanditswe byera, kuko bizaturinda kugwa mu mutego umwanzi yateze abarambagiza cyangwa abarambagizwa nijoro. Abakunda n'abadatuye mu bihugu bimwe ndabasuhuje, muraho neza, Yesu ashimwe. Uru rukundo rubagarirwa binyuze kuri fone ruravuna bitewe n'impamvu zitandukanye, zirimo uburyo buhuza aba bombi, telefone. Kuko iyo iyi telefone ibuze, ubuzima buba bugoye kuri aba bombi. Nyamara namwe mubasha kwiha intego kugira ngo habeho gukoresha igihe neza ndetse no kuruhuka. Satani yadushize imbere cyangwa se yadushakiye ibyo kuduhuza, imitego ituma twica amategeko y'ubuzima. Kandi twisha amategeko y'ubuzima ntabwo twagira amagara meza. Tube maso. Muri ibyo harimo telefone twiguriye, kuri ubu iri gukontorora benshi. Ibaze kuzarimbuka bitewe n'ibikoresho twiguriye, kandi twabigizemo uruhare, kuko bidukoresha ntitubikoreshe. Ni bangahe mbere yo kujya kuryama tuvuga tuti reka mbanze ndebe kuri YouTube ibintu bishya byaje, ndebe kuri Instagram poste nshyashya ziriho, Facebook, Snapchat n'ibindi bitandukanye, maze aya masaha yo kuryama akaba aragiye. Umuntu aho aryamiye akumva niho ahubwo amasaha yarageze ngo abe yaryama. Twibaze kandi ni ibiki tureba. Mbese ni ibitwungura cyangwa ni ibiduhombya, bidusubiza inyuma? Mbese ni ibituma dukura mu by'umwuka cyangwa ni ibituma tugwingira? Ni gute turi gukoresha igihe cyacu? Mbese mbere yo kuryama hari ubwo tujya tubanza kwegura Bibiliya cyangwa tugasoma, cyangwa se tugafata igitabo cy'indirimbo tukabanza tukaririmba? Ni ibihe byigisho turi kwiga? Nshuti zanjye, bene data, igihe dufite ni inyongezo. Icyampa ngo tubisobanukirwe, tunibaze niba agahe k'inyongezo dukwiye kukadamararamo. Oya, ntibikabeho kudamarara mu gihe cy'inyongezo. Kwishimira umunezero w'akanya gato, ariko amaherezo akazaba kurimbuka. Erega ntawe uzi umunsi we, kandi benshi dutegereje kugaruka kwa Kristo. Nta n'umwe muri twe uzi igihe azagarukira. Ariyo mpamvu dusabwa guhora turi maso, dusenga kandi twirinda. Bene data, duhore twiteguye. Kwitegura ntabwo bivuze kujya kuba mu rusengero. Muri iyi minsi hariho abantu babereye bagenzi babo umutwaro, kuko bahisemo kuba mu rusengero iminsi yose, ntibagire igihe cyo kuba mu rugo, ntibagire igihe cyo kwita ku miryango, yaba umugabo yaba umugore n'abana. Nyamara ibi ntabwo ari byo Imana yishimiye. Enoki yagendanye n'Imana buri munsi imyaka 300. Imana ibingibi irabihamya. Ariko Enoki nubwo yagendanaga n'Imana yarakoraga. Ntabwo igihe cye cyari cyo kuba mu rusengero iminsi yose. Iyaba rero twabisobanukirwaga,
twakwigira kuri Enoki kugendana n'Imana kandi tugakomeza gukora kugira ngo tubashe kwiyunganira ubwacu ndetse no kunganira abandi uko tuzaba dushobojwe. Twese abavuga Imana, ninde mugaye k'inyongezo wajya gupostinga iby'isoni nke n'ibyirari ribi? Bishobora kuba amafoto cyangwa amashusho. Ninde wajya kwiba? Ninde wavugana na mugenzi w'ibinyoma? Wajya gusambana mugaye k'inyongezo? Wajya kurwana? Wajya gutongana? Wajya gusinda kabari kabyiniro? Azi ko mu kanya gatoya araba atakiri ku isi kandi ari umugenzi ugana mu ijuru, avuga ko ari umutahajuru. Agahe k'inyongezo karangira igihe icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu tugomba gukoresha igihe cyacu neza, dukiranukira Imana kandi tukabana neza na bagenzi bacu. Tuzirikane ko Imana yacu ikunda umunyabyaha ariko ikanga icyaha. Nuko tuve mu byaha, twihane, tuyihindukirire, dushake mu maso hayo bigishoboka kwibonwa. Erega abakiranutsi nibo bazabona Imana, ariko abanyabyaha bazahunga ubwiza bwayo. Kutazabona Imana bizaba ari igihombo cy'iteka ryose, ari umubabaro w'iteka ryose. Ndifuriza buri umwe ko twese twatera iby'isi umugongo kugira ngo tuzabashe kubana na Data wa twese kandi tuzamubona amaso ku maso, kuko bizaba ari agahozo. Uwiteka utwongereye iminsi yo kurama ku isi, ni mutyo duhore tumuhimbaza kandi duhore twibaza nk'abagenzi bagana mu ijuru niba imibereho yacu inejeje Imana, niba kandi imyambaro yacu yera. Nuko igihe cyacu tugikoreshe, kuko iyi mpano yahawe buri umwe. Igihe ni impano yahawe buri wese. Uyu munsi njye namwe tubasha kugikoresha neza kandi birashoboka. Ntabarambiye, Uwiteka abaha umugisha. Mbifurije umunsi mwiza. Ndabakunda kugeza twongeye guhura.